Bahaye ikaze mwese bene data abakunzi bacu cyane cyane mukunda ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi wa none wo kuwa mbere itariki ya 23 z'ukwa gatatu 2026 ndabakiriye mwese hano ku ijambo ry'umunsi. Nagira ngo mbamenyeshe ko iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi muri kukigezwaho nanjye Jose Irumva. Bene data turi kumwe tugiye kuganira ijambo ryo kugira ibyiringiro ku kintu cyamaze gupfa, ikintu cyamaze kwangirika, ikintu cyamaze gupfa ariko tugira ibyiringiro mu Mana ko gishobora kongera kubaho. Aya magambo y'ibyiringiro tugiye kuyafatanya tuyasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 37. Reka tubanze dusabe Imana akanya gato twinginga umwuka wera aba ari wiza adusobanurira ijambo kuko ritoroshye kuryumva. Mana data turagushimye cyane kubw'ijambo ryawe uduhaye, turagushimye ko waduhaye umwuka wera udufasha mu bihe tutumva neza ibyo dusoma. Niwe udusobanurira, turamutumye ngo abane natwe muri aka kanya gato tugiye kumvira hamwe ijambo ryawe Mana. Umwuka wera aba ari utwigisha kandi adusobanurire, byose mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Niba ufite Bibiliya yawe reka dufatanye amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 37 duhere ku murongo wa mbere. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi ayo magufwa yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Yabasha kongera kugira ubuzima muri make? Ndamusubiza nti, mwami w'Uwiteka ni wowe ubizi. Iri yerekwa uyu mukozi w'Imana, uyu muhanuzi w'Imana Ezekiyeli yeretswe n'Imana, ni iyerekwa rikomeye cyane. Ni iyerekwa ry'amagufwa yari yumye. Yabonye amagufwa yumye ndetse yumagaye cyane, kandi ayo magufwa ngo yari menshi pe, ari mu kibaya, ari menshi cyane kandi yumye. Imana imuha ikibazo Ezekiyeli ngo tumaze kubisoma, ati mbese urareba ugasanga aya magufwa yumagaye ashobora kongera kubaho, yashobora kongera kugira ubuzima, yashongera kubaho, yakongera akabamo umuntu muzima, kuko yari amagufwa y'abantu. Imana irongera iramubwira iti, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve icyo Uwiteka avuga. Uku niko umwami w'Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye ko ndi Imana Uwiteka. Ubu ni umuhanuzi burimo n'ibyiringiro bikomeye cyane. Ijambo ry'Uwiteka rirarema nshuti yanjye. Ijambo ry'Uwiteka ritanga ubuzima. Ijambo ry'Uwiteka rituma bya bindi byapfuye byongera bikabaho. Uwiteka icyo avuze kibaho. Niba Imana ariyo yavuze ku bintu byawe byamaze gupfa, ya mishinga yawe yangiritse, rya torero ryawe ryarangije gupfa neza, warafunze waratashye, hari bizinesi yawe itagikora, hari abana bawe bamaze kwangirika, hari umuryango wawe wamaze gupfa neza neza urahamba, byabaye nk'aya magufwa yumye. Yeremiya, Ezekiyeli nako mumbabarire, Ezekiyeli yareretswe, yereka amagufwa menshi mu kibaya yari yumye. Imana iramuzengurutse iramubwira iti, reba neza,
imukubita ikibazo ati ibi byakongera bikabaho, aya magufwa yakongera akagira ubuzima akabaho. Ntabwo byashobokaga ku mwana w'umuntu. Ezekiyeli yavuze ati Mana Uwiteka ushobora byose ni wowe ubizi, ni wowe ubizi nta wundi. Reka 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 ibintu ntibishoboka, niwe wabimenya nta wundi. Njyewe ndabona bidashobotse muri make, byarangiye. Ni gute amagufwa yumye yakakaye wacana yakongera akagira ubuzima? Ariko Imana iyo ivuze irakora. Ijambo ry'Imana ririmo yamubwira ati hayahanurire, uyahe ibyiringiro, uyabwire arumva. Amagufwa yumye arumva, yabwire ko ngiye kongera kuyaha ubuzima, ngiye kuyateraho imitsi nshyiremo amaraso atembere, imitsi ikore neza, nindangiza nshyireho inyama hejuru y'imitsi n'amaraso yatangiye kwinjiramo, nindangiza ndenzeho uruhu. Umubiri wacu niko uteye, irebe ku mubiri wawe, buriya amagufwa arimo imitsi, amaraso aratembera kugira ngo ubeho, hariho n'inyama urabizi, noneho uruhu rugatwikira. Amena, rukarinda byose. Uruhu ruraturinda, rurinda ibiri imbere. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ibyawe byarangije gupfa, ibyo wabonye byarangije gupfa, si ngombwa kubivuga ku murongo, ni byinshi cyane byawe byapfuye, urabizi, uriyizi, nanjye ndiyizi ibyanjye byapfuye. Ariko reka tugire ibyiringiro. Muri iki gitondo nkuzaniye ijambo ry'ibyiringiro, ngo gira ibyiringiro ko bya bindi ubona bidashoboka bigiye gushoboka, bya bindi wamaze kuvuga uti reka reka, Mana niwe wabimenya nta wundi. Nawe ushobora kuba umeze nk'Ezekiyeli, ubwira Imana uti reka reka niwe wabimenya. Hari igihe Imana ikongora ikavuga ati biriya byabaho, byakongera bikabaho, biriya byashwanyutse, biriya byapfuye, biriya byabaye amagufwa yumye, byakongera bikagira ubuzima, ugahakana, ukaburanya Imana uti reka reka bishoboka gute se? Ariko Ezekiyeli yashubije neza aravuga ati Nyagasani niwe wabimenya nta wundi. Reka natwe tuvuge tuti niwe wabimenya nta wundi. Twebwe abana b'abantu ntabyo dushoboye, twemere intege nke zacu tubihereze Uwiteka. Haleluya. Azongera ashyiremo imitsi, ashyiremo amaraso atembere. Haleluya. Narangiza ashyireho inyama, narangiza atwikiriza uruhu, ibintu bibe bizima, ahumekere mu mwuka rero. Haleluya. Umwuka niwo utuma umuntu abaho, umwuka w'Imana niwo utuma tugenda dukora tuba bazima. Dushobora kuba dufite iyo mitsi, dufite amaraso, dufite inyama, dufite uruhu, nta mwuka w'Imana, icyo gihe ntabwo twaba turi abantu. Ariko turi bazima, duhawe ubuzima n'umwuka w'Imana. Ibyawe bihawe ubuzima n'ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana. Yongeye kubikoraho, yongeye kubihumekeramo. Wa mwana wawe umeze nk'uwapfuye warangije, urwaye wenda ararembye, bya bintu byawe byamaze gushwanyuka, byamaze gupfa, byose bihawe ubuzima n'Uwiteka. Ibyo ni byo byiringiro nkuzaniye umunsi wa none, kandi nkwifuriza ni ukuri gutangira icyumweru cy'umugisha ufite ibyiringiro ko ibyashwanyutse byongeye kubakika, byongeye kugira ubuzima, muri make byongeye kubaho. Ibyapfuye muri wowe, wenda nawe warakonje, ntabwo ugisenga, ntabwo ukiyiriza, ntabwo ukivuga ubutumwa bwiza nka kera, muri wowe hari ibyapfuye, muri wowe hari ibitakifite ubuzima, hari impano zasinziriye. Usigaye wirirwa mu magambo, usigaye wirirwa mu ntonganya, usigaye wirirwa mu maganya, usigaye wirirwa mu bidafite umumaro, urasinziriye. Ariko Imana irakubwira iti nje kuguha ubuzima, nje kongera nshyireho imitsi, nshyiremo amaraso muri wowe, nongere
nshyireho inyama nongere ntwikirize uruhu nindangiza mpumekeremo haleluya. Umwuka w'Imana aje muri wowe, umwuka w'Imana atashye iwawe, umwuka w'Imana aje mu byawe, urubakitse urongera ugize ubuzima. Imana ikugirire neza, tuzakomeza ubutaha. Nkwifurije icyumweru cyiza n'abawe bose, Imana ibane nawe muri byose. Icyumweru cyiza nshuti yanjye, bye bye.